ndabasuhuje mbaye ikaze mukomeze mumererwe neza ni karibu cyane. Noneho tugeze mu mwanya w'udushya aho tugiye kureba hirya no hino ku isi bigenda biba bitandukanye. N'umwanya w'udushya rero gumana natwe ntucikwe. N'umugore rero tugiye guheraho, umugore wahoze ari pasiteri akaza kubivamo akaba mu mansuzi yaciye ibintu hirya no hino ku isi. Madamu Nicole Michael w'imyaka 36 uba muri California muri USA yahishuye ko yakuriye mu muryango ukunda Imana ndetse akaza kuba pasiteri ariko batunzwe no kumansura ndetse no kugurisha amafoto ye yambaye ubusa. Nicole Michael bitangaje ko nubwo yari yarihaye Imana ubu yahinduye umuhamagaro ari nayo mpamvu atunzwe no gucuruza amafoto yambaye ubusa. Uyu mugore rero yavuze ko yakuriye mu idini ry'Ababatisita ndetse akura atozwa ijambo ry'Imana kugira ngo azayobore itorero ryabo, ariko ngo yarakuze abivamo. Uyu mubyeyi w'abana batatu yabwiye ikiganiro gica kuri ITV cyitwa This Morning, yavuze ko nyuma yo kuvumbura ko ashobora kuryamana n'abagabo n'abagore yumvise nta mwanya yabona wo kujya mu rusengero niko kuvamo yiyigurira kwifotoza yambaye ubusa no kubyina mu buryo bubyutse irari ry'ibitsina aribyo bita kumansura. Uyu mugore rero yavuze ko akwirakwiza amafoto ye y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga ze ndetse bimufasha kwinjiza amafaranga. Yagize ati nahoze nkunda kuba mu rusengero, nkunda abarubamo ndetse nkuzuza inshingano zanjye zo kwigisha kugeza ubwo numvishe hatambereye kubera ko naryamanaga n'abo duhuje ibitsina kandi idini ryanjye ritabyemera. Uyu mugore yavuze ko nubwo ibyo akora abari abakristo yayoboraga babona ko ari ibyaha, gusa we ngo abona ari undi muhamagaro. Ati ibyo nkora ni umuhamagaro wanjye, abantu bashobora kubyanga abandi bakabikunda ariko nyuma ni njyewe ugomba gufata umwanzuro ku muhamagaro wanjye, ubwato bukarohamira iyo bushaka. Abantu benshi barankunda ariko hari n'abandi benshi banyanga. Ati ibyo nkora ni umuhamagaro wanjye. Uyu mugore rero yashyingiranywe n'umugabo we bamaranye imyaka 7 witwa John ndetse ngo babanye neza kuko yakiriye umuco wo gusambana n'abagabo ndetse n'abagore kandi ngo aramushyigikira. Yagize ati John ni roho nziza, tumaranye imyaka 7 kandi arashyigikira, niwe muntu wa mbere ndabwiye ibyanjye ansubiza ko ari ibintu bibaho kandi yaneye inkunga mu ntambwe yose nateye. Uyu mugore rero abajijwe niba yaravuye mu itorero rye kubera ko yari afite uyu muco wo gusambana n'abagore n'abagabo cyangwa niba ari umwanzuro we yifatiye, yasubije ko byose birimo. Uyu mugore afite abana bamaze gukura, yavuze ko yabaganirije ku kazi ke ndetse ngo abatoza imico myiza. Ngaye nguko rero ngibyo by'uyu mugore wari umupasiteri kazi, ari pasiterine ariko ubu ngubu yabaye umumansuzi. Reka dukomeze rero, nyemerera ngusabe ukanda subscribe nimba utarabikora, urakandaho rimwe ni munsi iyi video urimo kureba handitse subscribe mu nyuguti zitukura, urakandamo birahita bihinduka. Urabugize neza rero, naza nakazogera ukanyeganyeze kugira ngo tujye dukomeza tubane umunsi ku wundi. Tujye gukomeza rero mu mwanya w'udushya. Umukobwa yarumye udusabo tw'inanga tw'umukunzi we anamutera icyuma muziza kumuca inyuma. Umwongerezakazi witwa Cordelia Ferrer w'imyaka 38 ukomoka mu mujyi wa Birmingham yatawe muri yombi ashinjwa kwica umukunzi we amuteye icyuma nyuma yo kumuruma udusabo tw'inanga amuziza kumuca inyuma. Uyu mugore rero yatereye icyuma umukunzi w'imbere y'inshuti zabo ahita apfa, ndetse ibi yabikoze nyuma y'iminsi mike amurumye udusabo tw'inanga. Cordelia Ferrer yagejejwe imbere y'urukiko ashinjwa kwica umukunzi we Wayne Coventry w'imyaka 36 nyuma y'amakimbirane bagiranye bikarangira amutereye icyuma mu rugo rw'umuvandimwe we ruherereye ahitwa Bongsgrove muri Worcestershire tariki 14 Ukwakira umwaka ushize. Mbere y'ibyumweru bike rero, mbere y'uko Ferrer atera icyuma umukunzi we yari akoze amahano asohora uyu mugabo amurumye
myanya y'ibanga ndetse anayiruma nk'uko urukiko rwa Westa rwabitangaje. Ubwo uyu mugore rero yari afungiwe iki cyaha yabwiye abapolisi ko we n'uyu mukunzi we umwe bizarangira apfuye. Umucamanza rero yabwiye ko aba bombi bari bamaranye imyaka 2 n'igice babana, ariko umubano wabo wari mubi cyane kuko bahoraga barwana bapfa gucana inyuma n'ishyari. Umushinjacyaha rero witwa Enoch yabwiye urukiko ati imbere y'abantu 3 ukekwaho icyaha yinjiye mu gikoni afata icyuma gitera Wayne Committee washakaga guhangana nawe. Yazamuye iki cyuma akimutera mu gituza ahareshya na santimetero 9 bimuviramo urupfu, yahise yitura hasi na n'iminota 2 yamaze. Bwana Enoch yavuze ko umwe mu batangabuhamya yamubwiye ati yarimo guseka ubwo yamukuragamo iki cyuma, ubona ko yari yishimiye ibyo yari amaze gukora. Mu rukiko uyu mugore rero yahakanye ko atishuye umukunzi we, gusa na polisi yahishuye ko bwa mbere yarumye umugabo w'imyanya y'ibanga ndetse ngo umurambo w'uyu mugabo wavaga amaraso mu gituza, mu maso no mu myanya y'ibanga. Urubanza rero rw'uyu mugore ruracyakomeje. Ngibyo ibyabaye kuri abo bakunzi babiri, umwe yahemukiye undi bimuviramo n'urupfu, aramwica. Si ibyo gusa kandi hari umupadiri yafashwe ari gusambanyiriza abagore 2 kuri alitari barimo ukina filime z'urukozasoni. Umupadiri witwa Reverend Travel Craig w'imyaka 37 wo muri Kiliziya Gatolika yahitwa Pearl River muri Louisiana yafashwe ari gusambanyiriza abagore 2 kuri alitari ndetse yarimo no kwifata amashusho. Cyumweru gishize nibwo uyu mupadiri yafashwe ari gusambanyiriza aba bagore kuri alitari muri Kiliziya yitwa St Peter and Paul. Umutangabuhamya yavuze ko Mind Dixon w'imyaka 41 na Belisa Sheng w'imyaka 23 ari bo basambanaga n'uyu mupadiri wari wambaye ubusa igice kimwe. Aba bose rero batowe muri yombi ndetse ubu barafunzwe, ndetse biravugwa ko aba bose bazakatirwa igifungo cy'imyaka 3 nibahamwa n'icyaha. Impapuro rero zashyikirijwe urukiko na polisi ya Pearl River zivuga ko uyu mupadiri yafashwe asambanya abo bakobwa bombi ku itariki 30 Nzeri 2020 saa 5. Umwe mu bakobwa basambanaga na padiri witwa Dixon asanzwe akina filime z'urukozasoni. Dixon na Shingi ngo bari bambaye inkweto ndende mu gihe uyu mupadiri yasambanyaga afashe n'igikinisho bifashisha mu gutereka abandi. Uyu mutangabuhamya rero yavuze ko yinjiye muri uru rusengero kubera amatsiko yari afite kuko amatara yari arimo kwaka mu gihe kitateganyijwe, abona uyu mupadiri amereye nabi aba bagore, niko gufata amashusho na telefone ye ndetse ahita ahamagara polisi. Dixon, Shingi na Craig bashinjwa gusambanira kuri alitari banari kwifata amashusho bakoresheje tripod. Polisi igeze muri iyi kiliziya yarebye amashusho yafashwe bahita bafunga abantu 3. Polisi yagize ati ibikorwa by'urukozasoni byakorerwaga kuri alitari byagaragariye n'abari mu muhanda. Ikinyamakuru nora.com cyavuze ko uyu mugore Dixon yari yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze umunsi umwe mbere y'uko ibi biba ko agiye guhura n'undi mukobwa w'indaya bakangiza inzu y'Imana. Uyu mupadiri yahise ahagarikwa ku nshingano ze z'ubupadiri nyuma y'umunsi umwe atawe muri yombi asambana n'abakobwa 2. Reka ngusabe ukande subscribe nimba utarabikora kugira ngo tujye dukomeza tubane mu gace kacu k'Udushya, tuzajya tureba byinshi bitandukanye biba hirya no hino ku isi, aho tuzajya tubikuzanira aho ngaho wibereye. Urakanda subscribe gusa kugira ngo bijye bikwizanira buri munsi ibyiza tugutegura bijye bikugereraho igihe. Reka ngushimire kubw'umwanya wanyu mwaduhaye kubatangiranye natwe tukaba tunasuzanyije kuri iki kiganiro cy'uyu munsi. Reka mbashimire cyane, mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.